Inshuti bakundwa turabashuje mu izina rya Kristo Yesu. Aho muherereye hose abari hano mu gihugu n'abari hanze yacyo, inshuti zacu za Anaweza TV YouTube channel yacu Imana yadushiriyeho kugira ngo tuyikorere uko mubyibuka ubushize twavuganye ko twese tujye gufatanya gukorera Imana. Uyu rero ni wa mwanya wacu mwiza, tubahaye ikaze mugubwe neza, tubifurije amahoro y'Imana. Muri kumwe na mama Matilda nkuko bisanzwe, kandi uyu mwanya ubabera umwanya w'umugisha. Reka rero dutangire dusenga mu izina rya Yesu. Data, mu izina rya Yesu, Imana ikomeye kandi Imana igira neza, tuguhaye icyubahiro muri uyu mwanya wacu mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Turakuraritse mwami, turavuze ngo ubane natwe. Data, utuganirize, utuyobore, imitima yacu ihazwe nawe mwami Imana. Mwuka wera w'Imana ba hagati yacu kugira ngo tubone guhemburwa no kugirirwa neza nawe. Sengeye mwene data unkurikiye uri hano mu Rwanda n'uri hanze data, kugira ngo umugirire neza mu izina rya Kristo Yesu. Mu byifuzo bye byose mwami, abarwayi ubarambure ukuboko kwawe, abashonje bagaburire mwami, ababuze ibyiringiro ubakuruzi neza yawe basubizemo imbaraga mwami Imana. Uwiteka nyiringabo, abigunze Kristo ubabere byose, kuko uri byose muri byose kuba kwizera n'abakwiringira. Ngaho rero turasenze ngo umutumirwa mukuru kandi ukorane natwe iby'ubutwari, tukugirireho umugisha muri byose mwami. Ntihagire usigara uko yarameze, twese tubone kugirirwa neza nawe data. Urakoze mwami Imana, tuguhaye icyubahiro nyiringabo Uwiteka Imana yacu. Wowe udukunda ukatwitaho ukatubera amaso muri byose. Icyubahiro no guhimbazwa n'ibyawe mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Haleluya. Ubwo duherukana rero nababwiye yuko Anaweza TV icyo bisobanuye no kuvuga ngo arashoboye. Uwiteka Imana yacu irashoboye, tujya tubona imirimo n'ibitangaza. Nawe uri umugabo wo kubihamya ko ishoboye kuko yagukoreye byinshi kandi byiza. Nanjye ndi umugabo wo kubihamya. Hano kuri Anaweza TV rero tuzajya tuvuga imbaraga z'Imana. Tuzajya tuhanyuza ijambo ridukomeza kandi ritwereka imbaraga z'Imana. Kweli Mungu wetu anaweza. Ni Mungu asiyeshindwa, ni Mungu asiyepungukiwa, ni muweza wa yote. Mungu ni kimbilio letu na nitegemeo letu, anaweza. Kwa wale rafiki zangu msiosikia Kinyarwanda, ninasema kwamba Mungu wetu ni kimbilio letu na anaweza yote. Ndio maana YouTube channel yetu tumeita kwamba Anaweza TV. Hapa matendo ya Mungu makuu na ukuu wa Bwana utadhihirika kwa sababu Mungu wetu anayaweza yote. Haleluya. Basi ubarikiwe sana na neno la Bwana kwa wakati huu. Haleluya. Reka rero dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yohana ibice 5. Uyu munsi dufite ijambo ry'Imana rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo nta kinanira iyo Mana yacu. Nibyo byawe urimo ubona yuko bikomeye, ndakwibutsa ko nta kinanira. Nubwo bushomeri bwawe ndagukangurira kumenya yuko nta kinanira Imana. Nibyo bigerageza urimo nizo ntambara, uko nguko ugoswe, uko nguko bikuyobeye, aho byakuvangiye, uko wayobewe uko wabigenza, ndakubwiye ngo nta kinanira Imana. Haleluya. Imana yacu ni umuremyi w'impera z'isi n'ijuru, nta kirogoya imigambi yayo, nta n'ikinanira Imana. Ni muumba wa misho ya dunia. Twarababwiye ko hano tuzajya dukoresha indimi zose kuko zose ni izacu Uwiteka yaraziduhaye. Tuba tugira ngo twese duhabwe umugisha na bene data batazi Kinyarwanda. Haleluya. Mungu wetu ni muweza wa yote. Ni Mungu mwenye upendo na alidiriki kumtoa mwanawe wa pekee kwa ajili yetu sisi. Je, atakosaje kutukirimia na mengine yote? Uwiteka Imana watanze umwana we w'ikinege, azabuzwa n'iki kumuduhana n'ibindi byose? Ese ni iki Uwiteka atagukorera niba yaratanze umwana we w'ikinege? Haleluya. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo nta kinanira Imana. Hakuna jambo lililogumu mbele za Mungu. Yote yanawezekana mbele za Mungu. Hata ungepitia magumu kiasi gani, hata ungekuwa na changamoto za aina gani, bado Mungu anaweza. Haleluya. Reka rero dusome muri Yohana ibice 5 guhera ku murongo waho wa 5. Aha turasanga umutwe w'amagambo uvuga ngo Yesu akiza umuntu umaze imyaka 38 amugaye. Haleluya. Hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda. Nuko Yesu agiye Yerusalemu. Kandi Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hariho ikidendezi mu Ruheburayo cyitwa Betsida. Cyariho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza impumyi n'ibirema n'abanyunyutse bari bategereje ko amazi yihinduriza.
kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi. Nuko umuntu wabanzaga kujya muri ayo mazi niwe wakiraga indwara ye iyo ari yo yose. Haleluya. Hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye. Haleluya. Urukundo rw'Imana nshuti yanjye, urukundo rw'Imana ruhebuje byose. Ntabwo ari wowe watakiye Imana, ntabwo ari wowe wabwiye Yesu ngo ndababaye, ntabwo ari wowe wagiye kurira, ahubwo ngo Yesu amubonye amenya yuko amaze igihe kirekire ababaye. Mbega urukundo rw'Imana. Uyu munsi Yesu akubone amenye ibyo urimo bikubabaje. Uyu munsi Yesu agere mu rugo rwawe arebe ibidatunganya bitunganye. Uyu munsi Yesu arebe amarira yawe yayandure urira wiherereye. Uyu munsi Yesu arebe iyo ndwara yakubujije amahoro. Uyu munsi Yesu arebe akarengane umaze mu igihe, nkuko yabonye uyu muntu akamenya yuko amaze igihe kirekire ababaye arwaye. Urukundo rw'Imana. Yesu afite amaso acengera akagera mu ndiba y'umutima wawe, akamenya ibikugoye bikubujije amahoro. Haleluya. Akamenya ibikuriza abandi badashobora kubimenya, akamenya yuko udasinzira mu gihe abandi basinziriye kubera ibikurwanya. Ngo Yesu amubonye amenya yuko amaze igihe kirekire ababaye. Iri jambo nanjye riramfashije cyane. Yesu ajya amenya umuntu uko ameze, ajya amenya ko umuntu yaburaye, ajya amenya ko umuntu arwaye, ajya amenya ko umuntu ahungabanye, ajya amenya ko umuntu ashonje abo bari kumwe batabizi. Yesu uyu munsi akurebe, arebe ibyawe abimenye, amenye uko abigenza. Haleluya. Ngo Yesu amubonye ku murongo wa 6 ahantu nahakunze cyane, ngo Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye. Aramubaza ati mbese urashaka gukira? Nanjye uyu munsi ndakubaza, mbese urashaka gukira? Imana iri muri njyewe irakubaza ngo mbese urashaka gukira? Mbese urashaka gutabarwa? Mbese urashaka kurengerwa? Mbese wabuze undi murengezi? Mbese wabuze uwakurwanirira? Mbese byarakuyobeye? Mbese byarakugoye? Ndakubwiye ngo Yesu arahari kukugirira neza. Umwami w'abami arahari akubereye maso. Haleluya. Uyu muntu yaramaze imyaka 38 ababaye. Mbega umubabaro, mbega agahinda. Imyaka 38 ntawo kumurengera, ntawo kumufasha. Birashoboka ko nawe icyo kigeragezo kimaze mu imyaka. Birashoboka ko nawe udafite ugutabara. Uyu yabwiye Yesu ati nta muntu wo kumfasha mfite. Ariko Yesu yaramubonye amenya ko amaze igihe kirekire ababaye. Haleluya. Umva ukuntu umurwayi yamushubije. Umurwayi aramusubiza ati databuja, simfite umuntu njugunya mu kidendezi iyo amazi yihindurije, nkiza undi antanga kumanukamwo. Uyu munsi Imana irakubaza ngo mbese umaze igihe kirekire ushomereye? Ese umaze igihe kirekire urwaye? Umaze igihe kirekire uburara? Ese umaze igihe kirekire wambaye ubusa? Yesu ashimwe cyane. Ahubwo icyo ugomba kwiga ni ugusubiza Yesu. Icyo ugomba kwiga ni icyo wabwira Imana. Uyu murwayi kwizera ko ari kwaramushizemo. Hari igihe tujye dutinda mu bigeragezo, kwizera kwacu kugakamuka. Haleluya. Reka wumva ukuntu yamushubije. Hariho igihe umuntu aba ageze kure ku buryo yumva yuko adashobora gukira, adashobora gutabarwa, ku buryo yumva ku bibazo bye nta garuriro. Uyu mwene data nawe niko yari ameze. Haleluya. Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Ni koko ndabona kwizera kwarashize, ni koko ndabona utanga ibisobanuro, ni koko ndabona uko ubivuga, ariko jewe Yesu umwami w'abami, umurengezi wawe, umutabazi wawe, imbaraga zawe, ibyiringiro byawe nahageze. Byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Haleluya. Iyo Yesu yahageze ibintu birahinduka mwene data. Ntabwo uyu nguyu yakize nk'uko abandi bakira. Ntabwo yiri wajya mu kidendezi kubera yuko atarafite n'umufasha. Kwa kundi udafite ugufasha, kwa kundi udafite uwaguhesha akazi, kwa kundi udafite uwakuvuganira, kwa kundi udafite uwakurenganura, kwa kundi nta muryango ufite cyangwa n'umuryango wenda warakuretse cyangwa se nabo mu muryango ntibashoboye. Ndakubwira ngo hari Yesu ushobora byose. Haleluya. Hari Imana itananirwa, hari Imana itarya ruswa, hari Imana ishobora byose, hari Imana igira icyo ikora ikakirema ikagikomeza. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nkunze rino jambo, mbese urashaka gukira? Ariko ngo amubonye amenya ko amaze igihe kirekire ababaye.
ahari uyu munsi nawe ni igihe cyo kugira ngo Imana imenye umubabaro umazemo igihe. Ni igihe cyo kumenya ngo Imana irakugenderera, imenye uko umaze igihe ushomereye, umaze igihe urwaye, umaze igihe ubabajwe. Uyu munsi imbaraga z'Imana ziri inyuma y'iri jambo zigera iwawe. Imana imenye ibintu umazemo igihe, Imana imenye agahinda umaranye igihe, Imana imenye indwara. Birashoboka ko umaze igihe ubabaye ukaba wibaza ko byananiye Imana. Birashoboka ko umaze igihe ushomera ukavuga uti ntibishoboka, akazi karabuze rwose. Hari n'abize bafite amashuri arenze ayanjye ariko babuze akazi. Ndakubwiye ngo akawe karahari mu izina rya Yesu. Ndakubwiye ngo ibyo Uwiteka yibwira kukugirira ni byiza si bibi. Imana yawe irashoboye nta kinanira. Haleluya. Umurwayi arakira, yikorera uburiri bwe, agenda abyina. Yari amaze imyaka 38. Ese wowe icyo kigeragezo kimazemo imyaka ingahe? Harya ubwo bushomeri bwaguciye intege ubumazemo imyaka ingahe? Niba Imana yarazuye Lazaro, niki yananirwa kugukorera? Haleluya. Igihe kimwe nari ndaho ndi mu bintu nanjye mbona bikomeye. Hari igihe kwizera kwacu kujya kugabanuka. Hari igihe kwizera gushira ukumva yuko wakwicira inzira ndetse ukanagerageza ukirwanirira ukanyura aha ugakora ibi. Ariko reka nkubwire, igihe cy'Imana kitaragera iraceceka ukagira ngo ntabwo ihari, ariko burya ibihari kubera ko Imana iradukunda. Haleluya. Ndabyibuka icyo gihe nanjye nari ndi mu bintu bikomeye. Umuririmbyi yarabiririmbye ngo nyura mu misozi nkanyura mu mataba, ngo kanda hose ni kwarushya umutima. Burya nta muntu utanyura mu misozi no mu mataba, kandi umuntu wese afite ijoro rye, umuntu wese afite igihe cye. Ariko reka nkubwire ngo hari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Haleluya. Icyo gihe rero nanjye nari ndi mu bintu bikomeye, numva kwizera kwa nkamanye, numva ntagisenga ngo isengesho rizamuke, mbega numva ndimo kubunza imitima. Yesu ashimwe cyane. Noneho umunsi umwe ndyamye, Imana iransanga, umwami wanjye aransanga. Uyu munsi nawe agusange, uyu munsi nawe akugereho, uyu munsi nawe agusure. Umwami wanjye aransanga. Haleluya. Arambaza ngo ese ko nabashije kuzura Lazaro hariho ikinanira? Haleluya. Ngo ese ko nabashije kuzura Lazaro ngo hariho ikinanira? Arangije anyereka ibirenge bye. Haleluya. Anyereka ibirenge bye, arambwira ngo wowe jya uririra ku birenge byanjye, ngurire ngo koko nshobora byose. Haleluya. 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 Arambwira ati wowe jya uririra ku birenge byanjye, urire kuko nshobora byose. Ese nshuti yanjye, koko ko iyo Mana yabashije kuzura Lazaro hariho ikinanira? Reka ahubwo tumenye kuririra ku birenge byayo, reka ahubwo tumenye kuyiyegurira. Ntabwo ukwiriye kujya ujya gushaka inshuti abavandimwe ngo bari ubwiriwe byawe. Ntuzashakire ubutabazi ku mwana w'umuntu, ntuzashakire ubutabazi ku nshuti, ahubwo egera Yesu uririre ku birenge bye, kuko yaravuze ngo yemwe abarushe n'abaremerewe ngo musange ndabaruhura. Haleluya. Yaravuze ngo tumusange araturuhura. Amaze kumbwira iryo jambo numva nshubijwemo imbaraga, numva ndakomeye, numva ndahembutse. Ndavuga ngo burya Imana iranzi. Nubwo numvaga nshitse intege, nubwo ndaheruka gusenga uko bikwiriye, nubwo numva kwizera kwakamye, nubwo numva ndi kure, ariko burya Imana iranzi. Ngo wowe jya uririra ku birenge byanjye ngurire ngo koko nshobora byose. Haleluya. Haleluya. Iyi Imana iradukunda nshuti yanjye. Erega ngo yaduciye nk'ucimanzi mu biganza byayo. Imana iradukunda. N'ikimenyimenyi yatanze umwana wayo ngo apfe ku bwacu. Niki kindi yatwima mwene data? Niba yaratanze umwana wayo, nuko icyo gihe ndavuga ngo ndire ku birenge bya Yesu. Yabibonye ko nanamutse, yabibonye ko ndaheruka gusenga, yabibonye ko nacitse intege, n'ijwi ntabwo nari nkirizamura. Icyo gihe nsubiramo imbaraga, ndongera ndasenga, niga kurira ku birenge bye. Nambwira nti Imana umbabarire gucika intege, umbabarire kubunza imitima, umbabarire kwiheba. Ndagarutse mwami wanjye ku birenge byawe. Haleluya. Ndirira ku birenge bye, mbona kugira neza kw'Imana. Uwiteka akira inzira aho ntayibonaga, Uwiteka akora imirimo n'ibitangaza, kubera yuko yanyibiye ibanga. Anyibutsa icyo nari nkwiriye gukora. Hari
hari igihe rero ibikomeye bidushira kure tukibagirwa kuririra ku birenge bya Yesu. Uyu munsi rero naje kugukangurira kujya uririra ku birenge bya Yesu. Ndavugana nawe warucitse intege ngo ongera uririre ku birenge by'umwami wawe, ongera usange Yesu, ongera umwiringire, ongera umushake, ongera umuhanga amaso, ongera umutabaze. Imana ishobora byose, nta kirogoye imigambi yayo. Yesu nashimwe cyane. Igihe kimwe ngo Abisirayeli bageze ku nyanja itukura, ubwo Abanyegiputa bari babatuze babamereye nabi, iryo jambo ry'Imana muraza aho riri, ndimo ndavugana n'abasomyi ba Bibiliya, riri mu Kuva, ngo Abanyegiputa babatuze babamereye nabi, ngo babwira Mose batari ko Mose, ntabwo twakubwiye kuki watuzanye kugira ngo tugwe aha ngaha. Haleluya. Kuki watuzanye kugira ngo tugwe aha ngaha? Yesu ashimwe cyane. Ngo Imana ibaza Mose iti Mose kuko Mose byamuteye gutakira Imana. Ngo ibaza Mose ngo Mose niki gitumye untakira? Ese wowe niki gitumye utakira Imana? Ese niki gitumye wiganyira? Niki gitumye se wenda witotomba? Kuko bari bafite no kwitotomba, bari barakariye Mose. Hari igihe tugera mu bihe bikomeye tukagira kwiganyira, tukibagirwa imbaraga z'Imana. Imana ibwira Mose ngo bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Uyu mugoroba naje kubwira ngo komeza ugende. Uyu munsi ndakubwira ngo komeza urugendo. Imana iri muri wowe ni Imana ishobora byose. Ni Imana ishyira inzira aho itari. Komeza urugendo mwene data, ntucogore, ntujye kure. Ongera wiyegurira Imana, ongera urire ku birenge byayo, ongera uyihanga amaso kuko izabikora kandi nawe uzaba umugabo wo kubihamya. Haleluya. Mose abwira Abisirayeli, arababwira ati mwebwe nimukomeze, abasubiza mu ibyiringiro, arababwira bati aba Abanyegiputa mubonye uyu munsi ntago muzongera kubabona ukundi. Haleluya. Nanjye ndakubwira ngo komeza urugendo shuti yanjye. Ubwo bushomeri ufite ntago uzabuhoramo, izo ntambara urimo ntabwo ari karande, ntabwo uzazihoramo. Komeza urugendo, komeza wisunga umwami wawe, azakurengera. Haleluya. Turabizi ibyo Uwiteka yakoze ku nyanja itukura. Abisirayeli batambutse mu nyanja nk'abatambuka ku butaka, koko umwami Imana yari kumwe nabo. Baciye ahumutse, koko Kristo yarababereye maso. Baratsinda, bararenga, barambuka, kuko umwami Imana yarabarangaje imbere. Ariko abanzi babo baje, kuko bari bagiye kurwanya ubwoko bw'Imana. Erega turi ubwoko bw'Imana, erega twaratoranijwe, erega Imana iri muri twebwe irakomeye. Ndakubwira ngo uruha agaciro nshuti yanje. Ibibazo ntibigatume wisuzugura, izo ntambara urimo ntizitume wumva ko Imana yakuretse. Imana irashoboye kandi iraje kubihindura mu izina rya Yesu. Abanzi babo baje, Imana ibakunkumurira mu nyanja. Imana ikunkumurira ibigeragezo byawe mu nyanja mu izina rya Yesu. Imana ikurengere. Uwiteka Imana ashyira inzira aho utayibonaga. Kristo akurengere. Haguruka ukomeze urugendo. Ikunkumura umukungugu wawe, ukomeze urugendo kuko Imana yawe irashoboye. Haleluya. Izo nkuru murazizi, ukuntu Abisirayeli batsinze bakanesha, ukuntu abanzi babo bakunkumuriwe mu nyanja. Nanjye ndakubwiye ngo komeza urugendo. Ikibi ni ukuva mu rugendo. Ndakwibutsa ko Imana iri muri wowe irakomeye kandi ni intwari, ntabwo ijya inanirwa, kandi ni Imana ihindura amateka, ni Imana inyuranye ibihe, ni Imana igikora imirimo n'ibitangaza bagatangara. Haleluya. Icyangombwa ni ukuba wiringira Imana, ibyiringiro byawe bikaba mu Mana, ntugire ikindi kintu cyose wishingikirizaho. Yesu ashimwe cyane. Umwana mutoya Dawidi yanesheje Goliyati wari warabujije ubwoko bw'Abisirayeli amahoro, kubera ko Imana yari iri muri we, kubera ko yarazi imbaraga z'Imana. Aravuga ati Uwiteka wandokoye mu nzara z'idubu n'intare, arangiza n'amaboko y'Umufilisitiya udakebwe. Kandi uko nuko Uwiteka yabigenje, kuko yari afite kwizera. Cyo ngukangurira rero no kwizera Imana no kumenya yuko Imana yawe ishobora byose. Izo ntambara Uwiteka arashoboye, ukuboko kwe kw'iburyo gukora imirimo n'ibitangaza. Uwiteka ni intwari ku rugamba. Uyu mwami atubereye maso, kandi wongere kwibuka ko uruwa gaciro. Imana ntabwo yakureka, ntabwo yaguhomba, nta nubwo yakuretse, ahubwo ongera ukanguke, ongera uririre ku birenge bya Yesu, ongera ukomeze urugendo. Birashoboka ko umaze igihe ucogoye, ushobora kuba umaze igihe waraba ugiye kure y'Imana, ariko komeza urugendo kuko Imana iraje kubikora kandi uzaba umugabo wo kubihamya. Haleluya. Imana rero iguha umugisha, wongere kwibukira ijambo ko nta kinanira Imana. Yego birakomeye, ni koko rwose, niyo ubisobanura umuntu yakumva bikomeye, nawe niyo ubireba ukareba n'igihe bimaze birakomeye. Yego, ariko se mwene da birakomeye kuruta Imana? Birakomeye se kurusha uwaremye ijuru n'isi? Birakomeye, ariko ikomeye irahari. Inyamaboko irahari, iyaremye ijuru n'isi irahari, iyakuremye mu ishusho yayo irahari.
iyo witiriwe irahari. Icyangombwa reba uko ubanye nayo, reba ubusabane bwawe nayo, naho ubundi Uwiteka araza kubikora kandi azabirema. Uyu mugabo wari urwaye cyangwa uyu musore ntabwo yari azi ko gutabarwa ko gushoboka kuboneka, kuko yari amaze imyaka 38. Ariko reka nkubwire, nta kuri Imana itagukura, nta nawe itakugeza. Ni Imana ikura ku cyavu ikicanya n'ibikomangoma, ni Imana irenganura abarengana, ni Imana iruhura abarushye n'abaremerewe. Haleluya. Umwami w'amahoro rero aguha umugisha, agukomereze mu buntu bwe, isunganye, ambara imbaraga, komeza urugendo, ikungumure mukungugu, ukomeza urugendo. Imana iraza kubikora, Imana iraza gucamo kabiri iyo nyanja iri imbere yawe, Imana iraza gushira inzira utayibona, muri uwo mwijima umucyo w'Imana uje kukumurikira, muri izo ndwara Uwiteka aje kuguhagurutsa, kuko kubwa ya mibyimba ya za nkoni Kristo yakubitiwe ku musaraba niho dukirira indwara. Muri ubwo bukene isi nibiyuzuye n'ibyo Uwiteka araje kukugirira neza, araje kugutabara, araje kukurengera, araje kukurwanirira, araje kukugarura ibyiringiro n'umunezero, araje kugutetesha, araje kuguha nawe guseka, araje kuguha nawe ibitotsi wowe wabuze ibitotsi utaryama ngo usinzire, araje kuguha kurya nawe wowe wishwe n'inzara wabuze icyo kurya kubera ubushomeri, araje kukwambika wowe wambara ukagenda n'ipfunwe tunyenda nambaye dore uko imeze dore uko yacuye. Isi nibiyuzuye n'ibyo Uwiteka. Haleluya. Araje rero kukugirira neza nshuti yanjye, komerera muri we umenye ko ashobora byose. Kandi nshuti yanjye, nta joro ridacya, nta joro ridacya, nta nubwo ariko bizahora kubayitegereza, nta nubwo ariko bizahora kubizera Imana, kereka kubava mu masezerano ari nta mpamvu. Ikibi nuko wava mu masezerano, nuko wava mu byiringirwa. Ariko niba ugishikamye ku Mana ngo ababa mu bwisho bwisumba byose bazahama mu gicucu gishobora byose, Uwiteka azakugirira neza. Ukuboko kwe kw'iburyo kurashoboye, n'umunyembaraga, ntabwo yagusiga, nta nubwo yakureka. Ijambo rye riravuga ngo ntabwo azadusiga, ntabwo azaduhana, kubera ko umugambi we ni mwiza ku bugingo bwacu. Niba icyo umazemo igihe nshuti yanjye, ibyo ngibyo wumva yuko byananiranye, ibyo ngibyo wumva ko bitashoboka, yego we ntiwabishobora, nanjye sinabishobora, ariko iyi Imana irashoboye, iyi Imana irahambaye, iyi Imana niyo kwizerwa, iyi Imana ni intwari, iyi Imana ni nyembaraga, Imana yacu ni rubasha, ni ibyiringiro byacu. Oh, Imana irashoboye nshuti yanjye, ongera uyisunge, ongera uyikomerezeho, soma ijambo ry'Imana rigukomeze, senga, terana n'abera, jya mu nzu y'Imana, ongera ushaka ibintu bigukangura mu kwizera, ongera ushaka ibintu bigukangura mu kwizera. Ririmba indirimbo zo guhimbaza Imana, kongeza kwizera muri wowe, ongera wisunga Imana iguhagurutse, ongera Uwiteka aguhagurutse akora iby'ubutwari. Ikorera ubwo buriri umaze igihe uryamye utajya gusenga, busige, bureke ugende, ubwo buriri busige, genda ujye gushaka Imana, genda ujye gusenga. Ayo majwi akubuza gushaka Imana, ayo majwi akubuza gusenga ngo ubundi aho wasengeye wabonye iki, yiyame, yatera umugongo ugende. Haleluya. Ayo majwi akubwira ngo ese ubundi kugiye kwicwa n'inzara urashaka iki, ayo majwi akubwira ngo ese ubundi wakwirwaniriye, ngo ese ubundi wakwiciriye inzira, ayo majwi akubwira ngo no kwishingira nta cyaha kirimo, ayo majwi akubwira ngo naho wakwibyarira kana nta kibazo. Ibyo nibishaka kugukura mu buntu bw'Imana mwene data, ibyo nibishaka gutuma ugendera kure y'Imana, byange byiyame, shakisha kugira neza kw'Imana, kora ibikorwa byiza, kora imirimo myiza, isunga Imana, isunge Kristo akurengere, mwegere agukorera iby'ubutwari, ongera umwikomerezeho azakurengera. Ngo niwe usubiza intege mu bugingo, niwe ukomeza amaboko atentebutse n'amavi asukuma. Uyu munsi Imana ikomeza amaboko yawe, uyu munsi Imana ikomeza amavi yawe, uyu munsi Imana igushigikire. Kandi ndakubwiye nshuti yanjye ngo nta kinanira Imana, ishobora byose. Haleluya, haleluya. Imana guhumugisha mwene data, Uwiteka kugirire neza, izina ry'Uwiteka Imana Yakobo rigushire hejuru, Imana ikoherereze gutabarwa kuva hera ku rusengero, igutunguze neza yayo, kandi nukuri uzaba umugabo wo guhamya imbaraga z'Imana. Haleluya. Umunsi umwe uzampamagare, telefoni yanjye irahari hano kuri Anaweza TV, uraza gusoma hari hepfo urayibona. Imana igukorera ibikomeye, uzampamagara uvuga uti mama Matilda, nabonye kugira neza kw'Imana, rya jambo wigishije ryasohoreye ku bugingo bwanjye. Kuko iyo
turi imbere y'Imana twigisha, umwuka w'Imana bari muri twebwe. Umwuka w'Imana niwe uvuga ku bibazo byawe, niwe uvuga ku bibazo bya runaka, kuko Imana ikorera muri twebwe. Haleluya. Ngo Imana ibasha gukora cyane ibirenze ibyo tuyisaba kubw'imbaraga zidukoreramo. Imbaraga zikorera muri twebwe rero nizo zihishura ibihishwe. Uzampamagare uze gutanga ubuhamya kuri Anaweza TV, uze kubwira abantu yuko wabonye gutabarwa, wabonye kugirirwa neza, yuko Imana yagushira inzira aho utayibonaga, yuko Imana yaguhaye akazi, yuko Imana yabohoye ibyawe byari biboshe. Haleluya. Yuko Imana yakijije umubiri wawe, kuko ndabizi Imana iri nyuma y'iri jambo kandi iraza kukubohora, iraza guhura n'icyifuzo cyawe, iraza guhura n'ibyo ushaka, iraza kukugirira neza. Ndabizi ndashidikanya kuzaba umugabo wo kubihamya. Amahoro y'Imana bane nawe rero, kugira neza kumwami Imana kubane nawe, Uwiteka gushigikire kandi imbabazi ze zikugumeho nizikomorukeho. Urakoze mwami Imana, turagushimiye nyiringabo Uwiteka, turaguhimbaje Kristo mwiza. Tugushimira ijambo ryawe ryiza mwami Imana ritwereka imbaraga zawe. Ni koko nta kikunanira mwami, erega ni wowe muremyi w'impera z'isi n'ijuru. Turi babandi waremesheje imbaraga zawe, turi babandi ugambiriye kugirira neza. Ngo ibyo wibwira mwami Imana ni byiza, kandi ngo izo wafashe mu biganza nta uzazipfupfunyura mu biganza byawe. Uradufashe kandi uradukomeje. Girira neza buri umwe wese Mana. Abakurikirana Anaweza TV nibatabarwe binyuze muri iri jambo Mana, abari hano mu Rwanda n'abari hanze yarwo. Ijambo ryawe rigera hose Kristo, imbaraga zawe ziriherekeze, imbaraga zawe zirishigikire. Ibyo byari byarananiranye mu buzima bw'abana bawe, ubikoresha imbaraga zawe. Ibyo ngibyo mwami Imana baretse bibagiwe, bumva ko bitashoboka, ubatunguzi neza papa. Ubikoresha imbaraga n'urukundo rwawe, utabara abo ngabo bariraga, abari barwaye ubakize Mana, abari babuze uko bigenza, babuze ibyiringiro, abo kwizera kwakamye, ubagirire neza. Hembura ubwoko bwawe mwami, vuza ijambo ryawe uko warishyize ku mutima wanjye. Nzi neza mwami, nzi neza ndi umugabo wo kubihamya. Imirimo n'ibitangaza ukora birahambaye. Nzi ko ugiye kugira neza ubwoko bwawe, nzi ko ugiye gutabara abana bawe kandi bakabona ineza yawe. Wongera ubuhamya mwami, turashaka kumva imirimo n'ibitangaza binyuze muri iri jambo, kuko uri umugabo, uri imbaraga zacu, uri umutabazi. Tabara abana bawe mwami Imana, tabara abana bawe, tabara abana bawe. Bongere kumenya yuko ushobora byose Uwiteka mwami. Abo bari kure, abakuvuyeho kubera ibigeragezo, wongere ubakuruzi neza uyegereze. Kandi abo bari kure mwami, batarakwemera, batarakwakira Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwabo, vugana nabo binyuze muri iri jambo, baganirize binyuze muri iri jambo. Ujye ubinyuma y'ijambo ryawe, ugaza kwifuza kwa buri muntu. Gira abo wikururira uyu mwanya, gira abo wiyegereza Mana, gira abo urengera Kristo, gira abo unezeza Mana, gira abo uha ibitotsi papa, gira abo ugaburira, gira abo urenganura. Bikoresha imbaraga zawe, kuko uri Imana ishobora byose, nta kirogoye imigambi yawe. Urakoze mwami, izina ryawe nirishimwe mu izina rya Kristo Yesu. Mwibuke gukurikirana YouTube channel yacu Anaweza TV. Aha muzajya muhasanga ijambo ry'Imana ribubaka, ijambo ry'Imana ribahumuriza, ribasubiza intege mu bugingo, kandi uzahabona abantu batandukanye baje gutanga ubuhamya no kuvuga imirimo y'Uwiteka Imana. Ikindi kandi tuzakora ibikorwa bitandukanye. Jewe nawe tuzafatanya gukorera Imana, tuzafatanya kubwira abantu kugira neza kw'Imana, tuzafatanya gusura abarwayi, tuzafatanya gusengera abari kure y'Imana, tuzafatanya gukorera Imana, kuko twaremewe gukora imirimo myiza y'Imana muri Kristo Yesu. Nawe uri umukozi w'Imana, ushobora kudahagarara ngo ubwirize, ariko tuzigishana uburyo bwo gukorera Imana mu buryo butandukanye. Wibuke rero subscribinga kugira ngo ujye wumva ijambo ry'Imana rye rikugeraho, kandi urisangiza abandi kugira ngo twe guhomba, twese dufashwe kandi dushyigikirwe n'ijambo ry'Imana. Shalom shalom.